bidasobanutse ndetse bitanumvikana na gato ukuntu umuntu w'Imana ndetse uvugana nayo nyumve nkumve yashatse gukoresha indagu kandi ari umuhanuzi w'Imana. Aha nanone kandi bizamura amatsiko ya benshi ubwo abigisha benshi bavuga ko atari umuhanuzi ahubwo ari umupfumu ndetse akaba yaba n'umurozi. None se ni iki? Umuhanuzi. None se umuhanuzi yakoresha imbaraga z'abapfumu? Oya, ni umupfumu. Umupfumu wese utambira Imana ibitambo akaganira n'Imana yitwa Uwiteka, hari aho mwamubonye? Nta wundi tugiye kuganiraho muri sobanukirwa yacu uyu munsi ni Balaam mwene Bewori, uboneka mu gitabo cyo Kubara igice cya 22 kugera kuri 24. Ni kuri Metanoia TVR, tuguhaye ikaze. Mu gitabo cyo Kubara igice cya 21 umurongo wa 10 kugera kuri 35 tuhasoma uko ubwoko bw'Abisraheri bwatatswe n'umwami w'Abamori Sihoni kandi by'urwenzo kuko bari bamusabye kunyura mu gihugu cye nta wanduranyije ku wundi, nyamara we ahitamo kubahururiza ndetse abaterana uburakari bukomeye. Maze Uwiteka ajyana n'ubwoko bwe muri iyo ntambara, batsinda abami b'Abamori ari bo Sihoni na Ogi ndetse n'abandi bami bari muri ibyo bice. Baraki umwami wa Mowabu ngo yumve ko Abisiraheli batsinze abami bamukikije, ata umutwe. Ubwo baburamutaha niko gukodesha umugabo kabuharuye mu kuvuma ngo abamuvumire bataramwegera. Tubisanga mu gitabo cyo Kubara igice cya 22 cyose. Balaam yarazwiho kuvuma cyangwa guhesha umugisha ibitero by'ingabo ku rugamba. Niba Balaam yarakoreshwaga n'imbaraga mvajuru cyangwa zahabwa n'isi y'umwijima nk'uko benshi babivuga, ntawe ubizi. Gusa yari umuhanga kandi akaba umwizerwa mu murimo we wo kuvuma abo yatumweho, kuko biritubwira ngo Baraki atuma intumwa kuri Balaam mwene Bewori i Petori iri ku ruzi Ufurate mu gihugu cy'ubwoko bwe zo kumuhamagara ati, dore hariho abantu bavuye muri Egiputa bazimagije igihugu cyose barantegereje, nuko ndakwinginze ngwino umvumira abo bantu kuko bandusha amaboko. Ahari nzabanesha tubatsinde mbirukane mu gihugu, kuko nzi yuko uwuhesha umugisha uhabwa, uwuvuma akaba ikivume. Gusa ntabwo ku ikubitiro Balaam yahise yemera ibiguzi by'umwami Baraki. Ahari birashoboka ko yashaka kubanza kumenya uko ikipe agiye guhangana nayo imeze. Ariko kandi Bibiliya yo itubwira ko yabanje kubaza Uwiteka icyo ari bukore, nk'uko Bibiliya ibitubwira iti, abakuru b'i Mowabu n'ab'i Midiyani bagenda bafite ingemu, bagera kuri Balaam bamubwira ubutumwa bwa Baraki. Arababwira ati, nimumare hano iri joro nzababwira ibyo Uwiteka ari bumbwire. Biragoye kumenya igisubizo Balaam yari yiteze ko Imana iri bumuhe, ariko Uwiteka amubuje kujyana n'abo bagabo ba Baraki, maze nawe arabasezerera ngo bagende amahoro, babwire umwami Baraki ko Imana amubujije. Tubisanga mu gitabo cyo Kubara igice cya 22 umurongo wa 12 kugera ku wa 14. Baraki ntiyigeze anyurwa n'icyo gisubizo, yahise yongera mutumaho abandi bagabo barushaho kugira icyubahiro abambere, ndetse yongera ibiguzi yamusezeranyaga, anamwizeza kuzamushyira hejuru akamuha icyubahiro, ndetse icyo yifuza cyose
akazakimukorera. Balamu ntiyabashije gusimbuka uwo mutego w'amafaranga n'icyubahiro, maze si ugutitiriza Imana ngo ahari nawe yisubira ihindura ibyo yari yamubwiye mbere, imwemerere kujya kuvuma ubwoko bwayo. Byarangiye, sinzi uko hari nge nabivuga, niba Uwiteka Imana ikomeye yaramurebye ikumirwa ntabyo nzi, ariko aramubwiye iti ngaho genda, ariko ibyo nzakubwira bizaba ari byo uvuga. Kubara igice cya 22 umurongo wa 15 kugera kwa 20. Birashoboka ko ibyo Imana yari bwiye Balamu atari byo yumvise, kuko yahise afata indogobe yamenyereye kwihuta cyane maze afumyamo. Imana yahise irakazwa nuko atumvise ibyo yamubwiye, maze yohereza marayika kumutangirira mu nzira. Igitangaje, indogobe yabonye marayika afite inkota yaka umuriro, ariko shebuja ntiyayibona, maze irwana no guhunga marayika ngo atayica, maze nawe ayibera ibamba, niko gukuba ikirenge iriryamira. Uwiteka ayiha kubumbura akanwa, ibwira shebuja iti unkubitiye icyaka gatatu sinsanzwe nkutwara. Maze marayika aramwiyereka, yongera kumubuza kuvuma ubwo bwoko. Mu gice cya 23 umurongo wa 1 kugera kwa 12, Balamu abwira umwami Balaki kumwubakishiriza ibicaniro 7 n'inyamaswa zo kubitambiraho. Balaki ati gerageza ubamvumire, ariko Uwiteka ashyira amagambo mu kanwa ka Balamu yo guhesha umugisha ubwoko bw'Abisraheri. Ku gice cya 23 kandi kuva ku murongo wa 13 kugera kwa 26, Balaki abonye Uwiteka akomeje kubaha umugisha, amutwara ku rundi ruhande ngo abitegere neza, noneho ngo abavume, ariko Uwiteka akomeza gushyira amagambo y'umugisha mu kanwa ka Balamu. Bisa naho Balamu atarakibasha gukontorora ubwenge n'amahitamo bye. Balaki nta kindi yararakaye, anamwima ibihembo yari yamusezeranyije. Balamu nawe noneho si ukubavugaho umugisha, arabivuga cyane, avuga na Yesu wari buzavuke muri ubwo bwoko, ndetse anahanura ko Abisraheri bazatsinda abanzi babo. Aha rero niho abantu benshi bavugira ko Balamu yari umuhanuzi, abandi bakavuga batashwi nta muhanuzi umurimo. Twifashishije inyandiko z'abahanga mu gusesengura ibya Bibiliya ngo tumenye uwo Balamu yari we by'ukuri. Aha twavuga inkuru yitwa Balaam and his donkey, iboneka ku rubuga www.missionbibleclass.org. Twavuga kandi komanteri z'abarimu ba Bibiliya mu mashuri atandukanye nka Chuck Horner uturuka muri York College and the Bear Valley Bible Institute of Denver. Twavuga kandi Russo Hafina wize mu ishuri The Southwest School of Bible Studies 1993. Ntabwo kandi twakirengagiza ibitekerezo byiza bya Dr. Denny Petrillo, the holder of PhD in Religious Education from the University of Nebraska. Hari n'abandi benshi. Bagira batahari birashoboka ko Balamu ari umuhanuzi, nubwo Bibiliya ntaho imwerekana ko yari we, mbere yo mu gice cya 22 cyo mu Kubara. Cyakora ubwo yahaga Balaki ubutumwa akuye ku Mana, yakoreraga muri ofisi ya gihanuzi, kuko yari uvugira Imana ku bantu. Ubundi umuhanuzi biva ku ijambo ry'Igiheburayo ryitwa nabi, rikaba risobanura umuntu uvugira Imana ku bantu, cyangwa ubwira abantu iby'Imana imubwiye kubabwira. Ku rundi ruhande ariko ntacyo washingiraho wemeza ko Balamu yaba ari umuhanuzi w'Uwiteka wakoraga mu gihe cy'abakurambere patriarchal system, kubera ko ntaho Bibiliya ibimwita. Yego yarahanuye,
ariko icyamuteye guhanura si uko yari asanzwe ari umuhanuzi, cyane n'amagambo yahanuraga si uko ariyo yashakaga kuvuga, yewe ntiyashoboraga no kwibuza kuyavuga. Aka kantu kandi ko kuba yarahanuye kashutse benshi, bituma bamushyira mu cyiciro cy'abahanuzi b'Uwiteka. Nyamara byaba ari ishyano rikomeye gufata umuntu Bibiliya itise umuhanuzi, ahubwo ikamwita Balamu mwene Bewori w'umucunnyi w'Abisraheri bicishije inkota hamwe n'abandi, nk'uko tubisanga mu gitabo cya Yosuwa igice cya 13 n'umurongo wa 22, maze tukamwita umuhanuzi w'Uwiteka. Ni umucunnyi rero, si umuhanuzi w'Uwiteka. Ikindi kandi Gutegeka kwa kabiri igice cya 18 umurongo wa 9 kugera kuri 14 hatwereka ko bene abo ari ikizira mu maso y'Uwiteka. Iki byemeza kandi Baraki umwami w'Imowabu yashaka kumuha akazi nk'umupfumu, umucunnyi cyangwa se umurozi. Ese twavuga ko Baraki yakodesheje umuhanuzi w'Imana kugira ngo ajye kuvuma ubwoko bwayo? Ninde watekereza gutya? Ahubwo Imana yaba yaremeye ko Balaam agenda kugira ngo imukoreshe yigisha Baraki ko iyo idakorana n'ubupfumu kandi ko ntacyo bubasha gutwara ubwoko bw'Abisraheri. Nibyo, yari umupfumu. Kubara igice cya 24 n'umurongo wa 1 hatubwira ko Balaam abonye uko Uwiteka anejejwe no kubaha umugisha, atasubiye gushaka indagu nk'uko yabigenzaga mbere, ahubwo yerekeza amaso mu butayu, maze umwuka w'Uwiteka amuzaho. None ni gute umuntu ari umuhanuzi w'Uwiteka ariko akajya gukoresha indagu? Ahubwo icyabaye, Imana yamufashe bugwate maze imutera kuvuga ibyo badashaka kuvuga. Nk'uko Uwiteka yeretse imana zo muri Egiputa ko ntacyo zimaze, igakurayo ubwoko bwayo, igasiga borogera imfura zabo n'uburiza, nk'uko kandi yambukije inyanja itukura ubwoko bwayo ndetse na Yorodani n'amaguru, ikabaneshesha abami b'Abamori, isi yose igatinya Uwiteka, ndetse benshi nka Rahabu bakizera. Ni nako ishaka kwereka Balaam ndetse na Baraki ko iri hejuru y'abarozi bose ndetse n'abapfumu n'abacunnyi, udasize n'abatera indagu. Bityo rero Imana yashyize amagambo yayo mu kanwa ka Balaam nk'uko yashyize mu ndogobe ye, ikavuga ari ntaho byabaye. Inyuze muri Balaam kandi Imana yerekanye ko uzayigomeka umugambi wo kujyana Abisraheri Kanani azabona akaga. Usibye se kuba Balaam atari umuhanuzi w'Uwiteka, ahubwo inkuru ye muri Bibiliya ibereyemo iki kuri twebwe? Na yahe masomo twamwigiraho? Yakurikire witonze, ntihagire na rimwe ribasha kukwisoba. Irya mbere, Balaam yumvise Imana nabi, icyo twakwita misunderstanding of God. Balaam yatekereje ko Uwiteka ari nk'izindi mana z'abanyamahanga, cyakora ikaba yizirusha ubushobozi. Kandi kutamenya Imana neza kwatizwaga umurindi n'irari yari yifitiye mu mutima. Ibi kandi natwe bitwibutsa kwitekerezaho niba koko tuzi Imana by'ukuri. Ese ntitwaba tuyitiranya nka Balaam? Isomo rya kabiri ni uko Balaam yagerageje gukoresha Imana mu nyungu ze bwite. Yakomezaga guhatiriza kuvuma Abisraheri kugira ngo ahabwe ubutunzi na Baraki. Natwe tutabigenzemo neza tugwa muri uno mutego. Ese dukorera Imana kuko ari Imana, cyangwa dukoresha izina ryayo kubw'izindi nyungu twishakira? Ntabwo ubundi twebwe twakabaye kuba dukoresha Imana, ahubwo Imana niyo igomba kudukoresha ibyo ishaka. Intego y'ubuzima bwacu ni ugukora ibyo Imana ishaka. Iyo twikorera ibyo dushaka twebwe twitwaje izina ryayo, ntabwo tuyinezeza. Isomo rya gatatu, Balaam twibutsa
imbaraga z'ubutunzi ndetse n'irari ry'iby'isi. Balamu yatekereje ko ashobora kwemeza Imana igahindura ibyo yibwira, abitewe cyane no kugira ngo adahomba ubutunzi n'icyubahiro umwami Balaki yari yamusezeranyije. Gutunga ni byiza ndetse no kubahwa ntako bisa, ariko tugomba guhora turi maso kugira ngo bitadukura ku Mana. Bitari ibyo, nka Balamu twagaragariza abantu ko twubaha Imana nyamara tukabaho ubuzima buyigometseho, tubitewe no gutwarwa n'irari ry'iby'isi. Balamu kandi yagambaniye umutimanama we. Ntiyanyuzwe n'igisubizo cy'Imana cyo kutajyana na Balaki kuvuma ubwoko bw'Abisraheri. Akomeza kwititiriza ayaka uburenganzira ngo agende avume bitewe n'ibihembo yashakaga. Umutima wamwemezaga ko Imana yabyanze, ariko irari ryo kumenyekana, icyubahiro n'ubutunzi yasezeranijwe na Balaki rikomeza kugurumana muri we. Natwe ni kenshi umutima uduhana, ariko tukawucecekesha bitewe n'inyungu dukurikiye. Iyo dukoze icyo ijambo ry'Imana ritubuza, byanga bikunda umutima uradukomanga. Tugomba kuba maso tukumvira umutima uhana. Isomo rya 5. Balamu yari umukozi ukorera Imana ku gahato aho kuyikorera ku bushake n'urukundo ayikunze. Nibyo, yavuze ibyo Uwiteka ashatse ko avuga, ariko umutima we yararajwe ishinga no kuvuma ubwoko bw'Abisraheri. Ntabwo kwari ukubahesha umugisha, yarabihatwaga. Ni nka kumwe umwe yavuze ati, iyo nanze kubivuga numva umuriro ungurumana kingiraniye mu magufa yanjye, siniyumanganye. Ni nayo mpamvu Balamu yakomezaga kugenda yimuka ngo abitegere neza, nuko kubahesha umugisha bitari muri we. Bityo nubwo amagambo yavuze umugisha, nta ngororano byamuzaniye. Nawe se ukorera Imana ugononwa nka Balamu? Ni wo mutima ufite? Ushaka uburyo wabona umugisha w'Imana ariko ntukore ibyo igusaba? Niba ari kumeze, icyo ni kibi. Ese ujya mu materaniro kuko ukunze Imana, cyangwa ujyayo byambuza uko ngira? Ese ntiwaba ujya mu materaniro kubera ko ari inshingano ufite mu rusengero, nyamara wenda zivuyeho ukaba wakigira mu bindi? Ntiwaba se ujyayo kuko nibabona utajyaho baguseka, batazanga kugushyingira ndetse no kuguherekereza uwawe ubwo azaba yashizemo umwuka? Dukwiye gukorera Imana tudahatwa, tubishaka kandi tubitewe nuko tuyikunda. Isomo rya 6. Balamu atwigisha ko inzira mbi itagororotse ndetse si y'amahoro, yuzuyemo amakimbirane. Ku ikubitiro Balamu Imana amubujije kugenda, ndetse marayika yanamwitambitse mu nzira ubwo yari agiye. Nyamara nubwo abona ko iyo nzira ifunze, yashatse gusubira inyuma, ahubwo ahondagura indogobe ye ko yanze kugenda kandi yabuze inzira. Balamu yari akomeje gukurikira ubushake bwe kandi abona inzira zifunze. Rimwe na rimwe natwe bijya bitubaho, inzira zo gukora ibyo Imana idashaka zikifunga, ariko tukarakara, tukanarakarira abantu tubona ko babigizemo uruhare. Wenda ababyeyi bakitambika mu migambi y'abana babo ibajyana mu kwangirika, ariko abana babibone, ahubwo bakabona ababyeyi babo babanga kandi ko nta terambere ry'ibyiza bifuriza. Isomo rya 7. Balamu atwigisha uwibwira ry'iby'isi. Ingororano za Balaki zahindukiye Balamu ikigirwamana, maze kuzirarikira kuramutegeka. Ntiyaba agikoreshwa n'ubwenge, ahubwo icyubahiro n'ubutunzi bisigara bimukoresha. Ibi nibyo biba kuri buri wese iyo yinjiwemo n'irari.
niyo mpamvu Bibiliya ivuga ubutunzi ikoresha ijambo mammon nk'ikintu baramya muri Matayo igice cya 6:24, ahavuga ngo ntimubasha gukorera Imana n'ubutunzi. Pawulo nawe yavuze ko irari ari ikigirwamana, Abakolosayi 3:5. Isomo rya 8, Balamu yasobanukiwe ubutware bw'Imana ariko ntiyakira kugira neza kwayo. Yabwiye Balaki ko Imana imubwire ari cyo akora kandi ko yubaha Imana ya Isiraheli, nyamara ashobora kuba yarabonye imbaraga zayo ariko ntasobongere ineza yayo. Ntiyigeze yizera ko amahanga azaherwa umugisha muri iryo shyanga kandi ko uzaryifuriza umugisha azawuhabwa. Imbaraga zayo zaramukoresheje ariko ntiyizera ko zamuhindura. N'ubu nabwo abantu bashobora kumenya imbaraga z'Imana ariko ntizibashe kubahindura ngo bemere ineza yayo, bahinduke ibakize. Isomo rya nyuma, Balamu ntiyigeze aca bugufi ngo yihane. Ubwo marayika yamutangiriraga mu nzira, yemeye ko yacumuye ariko ntiyigeze ashaka guhindura inzira ze ngo ahindukirire Imana. Yakomeje yihuta kuvuma Abisiraheri aho kubireka. Inshuro nyinshi abantu iyo bananiwe gukomeza ibyo batangiye kandi bitari byiza, bakunda kwicuza ko batsinzwe ariko ntababajwe nuko bari mu nzira mbi habe no kuzizibukira. Iyi ni inkuru ibabaje y'iherezo ry'ubuzima bwa Balamu, ndetse yanapfuye atizeye. Tugomba kwiga iki? Ko kwihana kutagomba kuba ku munwa gusa, ahubwo tugomba kureka ibyo twacumuye ntitubisubiremo. Ngaha aho dusoreje sobanukirwa uyu munsi kuri Balamu. Bibiliya yatweretse ko ari umucunnyi, atari umuhanuzi w'Uwiteka. Kuba yarahanuye ntibivuze ko yari umuhanuzi w'Imana. Imana yashyize amagambo yayo mu kanwa ke ngo atavuga ibyo yari agambiriye kuvuga ku Bisiraheli. Farawo nawe yarose inzozi zivuye ku Mana, Yosefu arazisobanura, ariko ntibivuze ko Farawo yari umuhanuzi w'Uwiteka. Na Nebukadinezari yarose izindi nzozi, Daniel arazisobanura, kandi nawe ntimushyira mu bahanuzi. Bityo ubuhanuzi bwa Balamu bwari ukugira ngo Imana yihishurire Balamu, Balaki n'andi mahanga arahakikije ko idakoreshwa n'uburozi, ubupfumu no kuragura, ahubwo itandukanye n'Imana zose bakoreraga. Inshuro zose yagerageje ngo avuma Abisiraheli byaramunaniye, ataha amaramasa n'ingororano za Balaki arazibura. Niko buri gihe bigenda, icyaha kizeza imigisha bikarangira ntayo abantu babonye. Ndagushimiye wabanye natwe kuri iki kiganiro. Nizere ko wize byinshi kuri Balamu. Yari sobanukirwa mukurikira kuri Metanoia ya TVR. Kanda subscribe kugira ngo ujye tubona ibindi biganiro bikurikira. Wumva kandi hari icyagufashije, wacyoherereza abandi. Ufite icyo tubaza cyangwa igitekerezo cyatwungura, bituganiriza muri commentaire. Imana iguhe umugisha.